Yes of course, reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Ni wa muhungu wanyu James Legend wamamaye, akaba ari njyewe tugiye kubana muri iyi nkuru yacu tuvuga kuri uyu umugabo muri hano ku mashusho witwa Ngabo Medard Djoubert. Uyu mugabo Medard Djoubert rero ubu ari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga aho yari yarasezeye umuziki wa secular music akigera muri gospel, aho kuri uyu munsi yagarutse mu muziki uko tubikesha indirimbo yakoranye na Eddy Kenzo yitwa Gusa. Ni ibintu byanejeje abantu batari bakeya kumva ngo Meddy yagarutse muri entertainment cyane, kuko umuntu ukora gospel buriya atakunda kuvugwa cyane muri entertainment. Ariyo mpamvu rero abantu bose byabanejeje bavuga ati Meddy urukundo tumukunda n'ubundi rwari rwarabaye nk'urwakendeye bitewe n'uko twari tutacyumva amakuru ye neza cyane, atari kubwo yongeye gusubira mu muziki w'urukundo. Uko byagenda kose tugiye kongera tumube hafi, tugiye kongera tumenye buri kimwe cyose, hanyuma abakunzi be tugiye kongera tubone ibitaramo. Urumva ko mbese ni ibintu byagiye binezeza abantu, aho iyi ndirimbo ubu ngubu imaze kurebwa n'ibihumbi biri hejuru ya 300, indirimbo yakoranye na Eddy Kenzo, indirimbo yitwa Gusa. Ni indirimbo nziza, wanyarukira kuri YouTube channel ya Eddy Kenzo ukaba wabasha kurebaho iyi ndirimbo yakoranye na Meddy. Hari abari bakumbuye Meddy mu ijwi ryiza cyane aririmba muri vibe z'urukundo, ngira ngo ndatekereza ko kuri ubu ngubu mwongeye kwishimira uyu muhanzi Ngabo Medard. Ese mushobora kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, gute yatangaza ko agiye mu muziki wa gospel akongera mu gihe kitarambiranye akaba awuvuyemo? Ese ni iki cyari cyabimuteye? Ni iki cyongeye kumutera gutuma yasubira mu muziki wa secular? Ese bamwe bagiye batangira kuvuga ngo wenda ngo yakennye, ngo none ngo amafaranga atangiye kumubana mukeya, ngo yabonye ngo arizo zacuruzaga cyane, ngo bituma ngo ariyo mpamvu azisubiramo. Ibyo byose namwe mushobora kubyibaza, ariko buriya nk'umuntu nkawe ubwe agira impamvu. Ndatekereza ko ibyo bibazo wenda hari igihe kizagira bakabimubaza akaba yabasha gusubiza ikiba cyabaye, ariko uko byagenda kose buri wese akora ikintu afite impamvu. Gusa uko byaba byaragenze kose ntabwo bikwiye ko byanejeje abafana be, cyangwa se byatunejeje twebwe twese twari dukunda Meddy mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nubwo no muri gospel utasangaga abibamo nabi, ariko nyine twebwe twumvaga yabivanga bitewe n'uko no mu buzima busanzwe duhimbaza Imana kandi byose bikagenda neza. Amakuru nk'aya mutegurirwa kandi mukayagezwa na James Legend wamamaye. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.